Yes, nk'ibisanzwe ntangira nkuha ikaze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe ubashije ku accessinga no gufungura video hano kuri Top Up TV. Yes, nkuko nabikubwiye hano dukora trending news, tugakora ama stories agiye atandukanye y'ibyamamare ndetse n'izindi nkuru ziba zicicikana hirya no hino mu gihugu. Uyu munsi rero naguteguriye mu by'ukuri ubuzima se cyangwa abana mu bwizatunga w'umutegarugori witwa Zari the Boss Lady. Zari the Boss Lady ndakeka umuzi cyane mu rukundo na Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Zari the Boss Lady rero ni umutegarugori w'umugande, mu by'ukuri afite imyaka 44, yavutse mu 1980 nibwo yabonye izuba. Zari rero akaba ari umwe mu bagore bakize cyane muri East Africa, akaba atunze amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'amadolari, udashyizemo amamodoka ahenze ndetse n'amazu meza cyane atunze. Ibyo byose rero akaba bikura mu kazi kagiye gatandukanye akora. Mu by'ukuri kenshi akaba akora ibijyanye n'imideli. Zari the Boss Lady rero akaba afite abana 5, akaba yarababyaranye n'abagabo 2. Zari the Boss Lady rero mbere yuko nkubwira abana be, reka nkubwire ko Zari the Boss Lady yashakanye n'umugabo we wa mbere witwa Ivan mu mwaka wa 2004, bahana divorce mu mwaka wa 2013 bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye, ibyo twazabivuga mu kindi kiganiro mu buryo burambuye. Batandukanye bafitanye abana 3 mu mwaka wa 2014 rero kugeza mu mwaka wa 2018 yagiye mu rukundo n'umuhanzi Diamond Platnumz aho babyaranye abana 2. Umwana wa mbere rero wa Zari the Boss Lady yitwa Pinto Semwanga, yavutse muri 2003. Uyu munsi afite imyaka 21 y'amavuko. Niwe mwana w'imfura wa Zari the Boss Lady yamubyaranye na Ivan Semwanga. Umwana we wa kabiri rero we yitwa Raphael Semwanga, niwe mwana wa kabiri wa Zari the Boss Lady, yavutse mu mwaka wa 2005. Uyu munsi afite imyaka 19 y'amavuko. Uyu musore nawe yamubyaranye na Ivan Semwanga wahoze ari umugabo we. Akaza umwana wa gatatu nawe witwa Quincy George Semwanga, nawe ni umwana we wa gatatu, akaba ari we bucura mu bana yabyaranye n'umugabo we Ivan mbere yuko batandukana. Uyu Quincy yavutse muri 2007. Uyu munsi afite imyaka 17 y'amavuko. Hanyuma rero mu abana tugeze ku bana yabyaranye na Diamond Platnumz, harimo uwo wita Latifa Dangote, akunzwe kwitwa Tifa Dangote ku mbuga nkoranyambaga. Niwe mwana wa 4 Zari the Boss Lady yabyaye rero, akaba ari we yabyaranye na Diamond Platnumz. Bakunda kumwita nanone Princess Tifa. Yavutse mu mwaka wa 2015. Uyu munsi afite imyaka 9 y'amavuko. Hakaza undi mwana ari we mwana wa 5 witwa Prince Niran, niwe mwana w'umuhererezi wa Zari the Boss Lady yamubyaranye na Diamond Platnumz. Prince Niran rero yavutse mu mwaka wa 2016. Uyu munsi akaba afite imyaka 8 y'amavuko. Nibyo rero nari nkuteguriye muri aka kanya. Urakoze kuntiza umwanya ukantega n'amatwi. Kora subscribe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro byanjye bigiye bitandukanye.